ikirange hano. Komisiyoneri wandusha se? Komisiyoneri? Wivunika ubu ngubu wamubonye. Uzi ukuntu umaze umwanya nzenguruka ntiga inzu. Ntiga n'umukomisiyoneri namubuze. Ubu uvuye hirya iriya hose wino karitsiye ubura umukomisiyoneri koko? Neza namuhebye. Buriya nyine Imana yashatse ko agende buyarye. Buriya uyu munsi nabyutse neza kabisa, ndasohoka ndazira avuga ati uyu munsi ifunguro ryawe urarihabwa n'uno mugabo umeze gutya, ufite ubwanwa, wambaye ingofero n'amarinete. Umva rero, inzu nshaka, ndashaka inzu y'ibyumba 3 na saro. Ibyumba 3 na saro, ariko icyitonderwa, ndashaka inzu ifite igikoni ku ruhande. Ntabwo ushaka za nzu zifatanye n'abandi bapangaye. Ubwo muri make uri gushaka inzu y'ibyumba 3 na saro, ifite igikoni, ifite na tuwarete yayo, kandi inzu iri ukwayo. Nuko bimeze, ku buryo nta bantu muturanye bazagusafuriza. Kwese wa mugabo, kuri gushaka inzu iri ukwayo, ufite ikihe kibazo gituma wumva ushaka inzu iri ukwayo kuburyo utabana n'abandi bantu? Jewe aho nabaga mu gipangu kirimo abapangaye benshi. Umva rero, utazambera nk'umugabo ejo bundi nigeze kurangira inzu, nyuma y'icyumweru araza arambwira ngo bamwibye, kandi nawe yaje avuga nk'uko kwawe, ubwo ngo arashaka inzu ngo iri ukwayo, kandi inzu ziri ukwazo muri ino minsi rwose ziri guteramo abajura. Ariko wowe niba wafashe umwanzuro rwose, inzu ndayifite, ahubwo se kari hepfo umuntu uze mu Gakombe wajyayo? Ese ko ushaka kundangira inzu nyine zituye ahantu hari abajura? Ese kari ahantu hari inzu zitari izindi? Hari inzu nziza? Inzu zirahari rwose, zibari nziza, ariko umva, ni ukuvuga ngo urugo rumwe ushaka kurubona hano, urundi ukarubona igiriya nko mu birometero nk'umunani. Ahubwo tugende tujye kwireba. Oya we kwihuta, ariko kugira ngo nkujyane ariko tugira amahame tugenderaho. Tugira amahame tugenderaho kugira ngo nkuvana nkujyane, abanza wishyura ibi bayita visite. Nta kibazo rwose, amafaranga ndaguha. Iyo tugerayo ukabona inzu ukayishima, urongeraho ibindi bingahe? 3. Amafaranga nyifite kuri telefone, nta telefone nagendanye, telefone iri mu rugo. Ubwo ngubwo tugiye kujyana mu rugo urebe n'ibintu mfite mu nzu uko byajyamo. Nese ubu ngubu wa mugabo, ubu jyewe naje hano mu kazi nje gushaka amafaranga, none wowe uri gushaka kugira ngo mvane hano mu kazi unjyane mu rugo iwanyu ujye kunyereka ibikoresho ufite? Ibikoresho byawe ntabwo ubizi. Dore mu rugo ni hano hirya, dore naha ni hirya hano. Dore mfite izi ngizi 2. Niba nawe uri umuntu wumvikana, si yuko uri buze gushima ukishyura. Ari kure kunyereza. Mama ageze kunjyana iwabo ngo tugiye kureba ibikoresho byo mu nzu. Kugira ngo namurangire inzu mbi, none dore ari kunyereza n'ubundi. Waje? Komisiyoneri rero naje.
nandi kwihagarika. uri kwihagarika Ku ruganda zimeze neza. Ibintu byo mu nzu yanjye wabibonye. nabibonye byose Wabonye ko bijyamo. Kandi wabize nakwishyuye. ndabizi wanyishyuye nyine ariko rero rwose umva mubwira wa mugabo shaka kuba ufite amafaranga kabisa umuntu ufite ibintu by'ibitanda ukaba ufite ibintu by'intebe ukaba ufite ibintu Njye mfite uwo mu boss kabisa Urumva nakubwiye ngo nyine inzu y'ibyumba 3 ya honyine. ahubwo icyo ndi kuvuga bitewe n'uburyo mbonye n'ubukire wari ukwiye kumanira nka visite ya 5 ukaza kumugira 5 kandi 10 kuko nta kuntu umuntu uzakodesha chamburete y'ibihumbi 25 nawe ugiye gukodesha inzu yose iri n'ukwayo wajya ku minota ya 5 rwose ariko no kuma nk'icumi ariko ntacyo Rero njye kunteye. Ngiyo nishimye. Kira kandi kantu ndenzaho. Nitugenda rwose nkanyurwa. Ndagushyira si 5 mbwiye. Ndaguha 7. atiro 2 Ndagushyiraho 7 kabisa tugende we nta kibazo sawa. reba hano iyi nzu riri iyi ngiyi winjiremo hano hose uzi urebe n'amarangi arimo ubona yuko inzu rwose ari sawa imeze neza wabibonye ko amabati ari meza imbere ameze neza hose nta kibazo Uba muzima cyangwa umusazi. nese ubu wa mugabo amakaro ntabwo wayabonyemo inkuta zayo ziteye amarangi meza ntabwo wazibonye Ahantu twaturutse. Twahuye nkubwiye ko nshaka inzu imeze gute. inzu ifite ibyumba 3 ifite igikoni cyayo ifite toilette yayo kandi iyo nzu ikaba iri ukwayo siko wambwiye iyi nzu ureba hano iyi ngiyi ni toilette urumva dushe yayo nayo iri hano hirya gatoya iguru yayo gatoya uzajya usohokamo hano numara gusohokamo uzihita ujya muri toilette nta mujuru uzagufata reka nk'ahantu heza Ntunsaze. uriya njyewe ntabwo njya nkunda gusera n'umuntu twavuye hariya saa moya za mu gitondo mwereka inzu ya mbere urayanga yaraye muntu uze mu gakombe mwereka iyo mu gashyashya urayanga none mweretse n'iyo hano muri by'Imana nayo urayanga mwese ubwo koko urajya ngo nyengire Mu myaka ufite. Wari wakubita. kareka ngeze nta nkubitwa icya mbere cyo ndi umukomisiyoneri hano muri no quartier abantu bose baranze haba mu gashyashya haba muri by'Imana ndetse no mu gakombe piri urumva hose ningiye muntu harangira abantu inzu niyo mpamvu rero mbarangira inzu nziza urumva nta muntu ushaka kumwita kubera ko giye barabizi ko nkora akazi neza Bari mbutarakubita. Umenye ngo ngiye kukikubitira. sinabikubwiye kuva kare ntabwo nakubwiye tujya guhaguruka nkuvuga ati utaza kumbera nk'umugabo narangenze ejo bundi nawe waje avuga amagambo nk'aya wambwira ngo inzu ngo ngiri ukwayo ngo niyo nshaka nyimara kuyimurangira nyuma y'icyumweru yagarutse asakuza ngo baramwibye Iyi nkoni n'uboranyishiza hasi. Ngiye nkayirambika hasi. Kandi iyo nagize umujinya uri ibintu bidakoreka. Yesu! Kirange hano. Dissolve!